reka tubakurikiranire neza uburyo ki iki kibazo noneho RIB yakinjiyemo aho Yago ibye babyinjiyemo neza bamuha gasopo RIB imuhaye gasopo ku by'amagambo asebanya ari gukomeza gukwirakwiza kuri social media. Reka twumve noneho ikiganiro kirambuye ku muvunyi cyangwa se ku muvugizi wa RIB. Ubona bya bastinze kuri Karinija burakoze cyane kuba ubaye umunyamakuru wa mbere uteye intambwe kuza kumbaza ibingibi izi saga zo muri social media niko bazita. Ubundi iki kibazo cya Yago na Godfather na Jihad n'abandi bantu bari hamwe udutsiko hari ukuntu bagiye biremamo udutsiko tumwe dushyigikira abandi, byatangiye tubona ari nka showbiz nk'uko showbiz ziriho, ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha, aganisha ku amacakubiri, aganisha ku ngengabitekerezo, aganisha amagambo atuma abandi bashobora kwanga abandi, ashobora gutuma bamwe bashyamirana n'abandi. Icyo rero ubwo nibwo twabyinjiyemo gukurikira social media, bwo turazikurikira kuko ni yindi si ikorerwamo ibyaha, ishobora gukorerwamo ibyaha kimwe nk'uko turi muri iyi si monde physique. Iriya rero ni yindi si nayo ishobora gukorerwamo ibyaha, turayikurikirana. Gusa nk'umwihariko kuri icyo kirego kuri icyo kibazo cya Yago na Godfather na Jihad, Yago yarahamagawe arabazwa. Yabanje guhamagarwa mbere hari ibyaha yarezwemo n'umuntu yakangishaga gusebya ku bijyanye n'amashusho y'ubwambure bwe. Yago yamukangishaga ko ashobora gushyira hanze ku mbuga nkoranyambaga. Amaze guhamagarwa icyo gihe yarabajijwe, iperereza rirakorwa, ibimenyetso biregeramo, kuko n'uwaregaga nawe hari uburyo wabonagamo adatangamo ibimenyetso. Hari igihe abantu barega bashaka ngo RIB ngo bakangire umuntu urega, kandi twebwe ntabwo nk'urwego nka RIB ntabwo ari ibintu byo gukanga. Niba ari icyaha kirakurikirana. Kuza kubwira urwego waje kurega urangiza ngo ukagire ibimenyetso bimwe wanga gutanga, ngo kugira ibintu byo gushaka ngo urwego barugire rujye rubakangira abantu, ntabwo ari byo. Yarahamagawe, arabazwa, arakurikiranwa, ibimenyetso birashakwa, ndetse muri ya process nabwo yo gushaka bya bimenyetso Yago yongera gushyira video hanze. Video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri aganisha ku macakubiri n'ivangura. Arabazwa, arakurikiranwa, ariko yakurikiranwa ari hanze. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranwaga nibwo twagiye twumva nawe aravuze ngo yarahunze. Ibyo rero kuba bikurikiranwa turabikurikirana, kandi nta muntu utanga ikirego muri RIB ngo kireke gukurikiranwa. Aragitanga kigakurikiranwa. Hari ibyo dusanga bidafatika, hari n'ibyo dusanga bifatika, hari ibyo dusanga ari mbonezamubano, hari n'ibyo dusanga biri criminal. Ibyo bigakurikiranwa mu nzira nyine n'ubundi isanzwe ibyaha bikurikiranwamo. Yago ahunze rero yaragikurikiranwa cyangwa iperereza kuri ibyo ngibyo ryari ryararangiye? Ahunze yaragikurikiranwa nibyo, kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya by'ivangura yavuze, yahise agenda. Gusa ikigaragara ni uko aho ari ubona ko yagumye gukora ibindi biganiro nabyo ubona biganisha ku byaha. Icyo namubwira, namwibutsa hamwe n'abandi bose bumva ko bari hanze y'u Rwanda se, cyangwa se bumva ko amazina yabo bayahishe, kuko bose babakoresha n'iryo Yago ntabwo ari ryo zina rye. Yego. Ubwo Godfather ntabwo ari ryo zina rye, ariko amazina yabo bose arazwi. So abo bose icyo nababwira, aho waba uri hose bibuke ko ukuboko k'ubutabera ntaho kutagera, ntabwo byabuza ko bakurikirana. Nibitonde rero kuvuga ngo avuye hano hari ibyo yarakoze, ageze hari ibindi atangiye gutangaza, n'ubundi
bigaragaza neza ko ibyo yakoraga ari ibyaha. Inama namugira ni uko yajya mu nzira nziza agakora showbiz neza, akayikora mu buryo bumwungura bumuteza imbere, ariko akirinda kwigira urubuga rwo kwibasira, rwo gukoramo ibyaha, kuri amacakubiri, amagambo y'urwango, hate speech. Ibyo ngibyo usibye na Yago n'abandi bose turabihanangiriza. Social media ntabwo ari urubuga rwo gukoreramo ibyaha. Ibi bintu bya showbiz rero bisa nkaho byabaye, ndabona yarabaye ahantu ho mu mafuti, bakoreramo amafuti abantu bamwe. Ngira ngo rero icyo nababwira, nta muntu n'umwe uregera RIB ngo ntibikurikiranwe, birakurikiranwa, ariko bikurikiranwa mu buryo bw'ubunyamwuga RIB ibonamo ko igikorwa iki n'iki kigize icyaha cyangwa se ntigize icyaha. Dr. Yago yarakurikiranwe ibihe byaha cyangwa aracyakurikiranwe ibihe byaha? Ubu ngubu ntabwo yaragikorwaho iperereza, ariko ubwa mbere yarakurikiranwaho icyaha cyo gukangisha, gusebya umuntu akoresha amafoto y'ubwambure bwe. Ubu rero iperereza ryari rigikorwa kuri biriya ashobora kuba akekwaho bijyanye n'ibyaha byo gukura ivangura, amacakubiri. Yego. Yago ariko nawe aravuga ati ngewe mpunze agatsiko k'abantu bankoreye iyicarubozo mu gihe cy'imyaka 4. Yaba yarigeze abaregera ntimukurikirane abavuga muri ako gatsiko, kuko arabavuga no mu biganiro nabo ba Jihad? Ikintu kimwe navuga, turatandukanya gutanga ikirego no kujya muri social media ukavuga akababaro kawe, ukavuga ibikubabaje. Hari bamwe bavuga ko ari terapi bari kwikorera, ariko nubwo waba wikorera terapi, iyo kuvuga akababaro kawe ntabwo wagombye kuba ukora terapi ukora ibindi byaha. Gusa itariki 14 mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 twakira ikirego cya Nyarwaya Innocent ariwe Yago, arega uzaba kiriho Cyprien ariwe Jihad mwene Rubayiza, amurega ko yashyize video ikubiyemo amashusho kuri account ye ya Instagram. Iyo video ngo ikaba imuharabika kandi imubuza amahwemo. Ari Yago urega Jihad? Ari Yago urega Jihad. Ikirego cyarakurikiranwa, dosiye yoherezwa mu bushinjacyaha. Ubwo rero sinza ko gatsiko avuga kariko asa gatsiko avuga kuki ataregeye urwego akavuga ko gatsiko arega. Ntabwo ariko umwe mu bagize ko gatsiko ni Jihad numwe, ariko kurikiwe nkawe cyaha niki agatsiko ravuga niba agatsiko kagizwe n'umuntu umwe byo ntazi. Gusa iyo aza kuba hari ikirego abona gifatika nawe yari kugitanga, kandi urwego ntabwo rutoranya. Kandi kuba umuntu umwe ari gukurikiranwa ku cyaha iki ngiki ntibivuga ko nawe akosherejwe atarega. Yego, iyo ni principe iha. Ushobora kuba hari icyaha ukurikiranwa ariko nawe ukaba hari ikindi wakorewe, ibyo rero nawe urarega. Yego. Hari urundi rutonde ejo nakurikiranye ikiganiro cya Yago, ni nabwo bwa mbere nari mfashe amasaha 2 ndi gukurikirana bino bintu wa mugani wawe. Ndakireba cyose ariko numva yavuzemo amazina menshi, harimo Sabe, harimo M Irene, harimo abitwa ba Rocky, harimo abo ba Jihad, harimo ba DJ Brian. Ngira ngo ako ngako niko kubira hamwe akita gatsiko. Abo ngabo bandi ukuyemo Jihad nicyo kirego yatanze, bo hari birego byabo mwagiye mwakira bifitanye isano n'ibyo Nyarwaya yavugaga muri kiriya kiganiro? Oya, ibirego abo bamwe muri abo ngabo uvuze bagiye bakurikiranwa ni ibirego byabo bitandukanye bidafite aho bihuriye n'ibya Yago, kuko Brian na Jihad bigeze gukurikiranwaho nabo icyaha cyo gukangisha gusebanya bakoresheje amafoto y'ubwambure bw'umuntu. Ibyo ntaho bihuriye n'ibya Yago. Uko rero bivuze iyo aza kuvuga ati aba bantu baranzonze, ni nkuko nawe afite kandi gatsiko, nta kujya wumva avuga ngo big energy. So ibyo rero ibyo nibyo bya bintu byo muri social media, na amafoto yo muri social media tubwira abantu ko batari bakwiriye kwica showbiz. Showbiz ubundi twari tuzi ko ibereyeho imyidagaduro, none isigaye yarabaye urubuga rw'amatiku, isigaye yarabaye urubuga rwo gukwirakwiza amagambo adashobotse, kurema udutsiko, abashyigikiye bariya. So
bari gutoba showbiz. Ubundi rwa rubuga rwo kwidagadura, niba ngombwa ko RIB izamo tuzazamo. Ubundi ntabwo RIB yagakwiriye kuza muri ibyo bintu, yaretse abantu bakidagadura neza nk'uko bidagadura. Ariko niba ngombwa, niba yagiye kuba karima ko gukoramo ibyaha, tuzazamo, kandi bamwe bazabigiramo ibibazo. Yego. Ariko Dr. numvise utubwira ko Yago yabegereye icyo gihe arega uwitwa Jihad Cyprien, uzaba kiriho Cyprien. Yego. Niba yarabegereye Yago, ntabwo mwabonaga ko ibi bintu mushobora kuba mwabishakira igaruriro, kuko ndetse no mu bijyanye no kugenza icyaha mushobora no gukumira ko ibikorwa runaka bishobora kuba byageza mu cyaha? Yego. Iteka dutanga ubutumwa bw'uko abantu batagomba gukoresha social media nk'urubuga rwo gukoramo ibyaha. Ikirego Yago yareze mu kwa gatatu umwaka w'2022 cyarakurikiwe, kandi yaregaga individu umwe uzaba kiriho Cyprien, cyarakurikiranwe cyoherezwa mu bushinjacyaha. Kuba rero we avuga ngo nagatsiko, ako gatsiko yaza kuba yaratwegereye akarega, kavuga ati aka gatsiko kamereye nabi, karakora ibi, ariko hari igihe bikurikira ugasanga ni amatiku yo muri social media, muri showbiz. Hariho abavuga ngo kuzimyana, hariho abadukanya n'amagambo ngo amarozi, ngo bamwe kuzimya abandi. Ayo ni amatiku aba muri sosiyete zose zibaho ku isi. Ariko icyo tuvuga nk'umwihariko nk'u Rwanda, nta muntu wari ukwiriye kumva ko agomba kuba victime agaceceka. Niba wumva uri victime w'ikibazo runaka, ariko ngo yagiye ataka, nimwamwumva. Gutaka ni kumwe bajya kuri social media, uretse ubutaka. Hari igihe usanga abantu bavuga ngo ntibamwumva abandi, kuriya ni ugutaka. Twebwe sosiyete kuriya ajyaho hari agatukana kimwe n'abandi bagenzi be, kuriya niko gutaka? Ntabwo ariko gutaka. Hari igihe ubona ko ari therapy imwe byo gutwika. Ese ntuzi ko abahanzi bakereya beef? Yego. Bagakereya beef mbere y'uko indirimbo runaka isohoka. Ibyo ngibyo ni bya bindi bitagatwikwa. Hari igihe bifata gutyo. Ni terme zabo. Hari urumva iyo ubabaye, nk'ubu ngubu yaravuze ngo ngiye kurega, araza arandika ikirego, avuga uwarega, kirakurikirana. Ariko kujya kuri social media, erega natwe hari igihe ugira ngo ari kwikreatingira content. Yego. Kandi hariho ababikora ngo bikreatingire content, kandi nibyo uzarebe koko views ziraza. Hanyuma hari icyo mwigeze mumenya se cyamubona cyavamo icyaha muri ibyo byose birirwamo wa mugani kuri izo mbuga nkoranyambaga, hanyuma mumutera intambwe muravuge muti nyamuneka mw'abantu mwe turabagira inama, reka dukumire hakiri kare? Kuko urumva nk'ibyo bya Yago bigeza aho twumva ngo amagambo arimo inzangano ashobora kwangisha abandi. Ibyo ngibyo niyo mpamvu twahise twinterveninga. RIB yatangiye kwinjiramo, ihamagara buri muntu ku giti cye. Hari abo twabwiye tubagira inama, barabyemera. Si no muri ibi gusa bya showbiz, ni mu bintu bitandukanye. Ari ikiganiro cyose watanga kirimo kwibasira abandi, biganisha kuba ushaka gukoresha imvugo ishobora gutuma umuntu yibasira undi, yibasirwa, gukurura amacakubiri, ingengabitekerezo ya jenoside, gutukana mu ruhame, ibyo byose turamwegera tukamubwira. Ndetse na biriya bintu byo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, abakoresha abana, wabonye ko hariho abagenda baduka, bose baregerewe, baraganirizwa, baratumijwe, baraganirizwa, bahitamo. Abanga rero bagakurikira inzira y'ibyaha yo kwinangira, amategeko arahari arabagarura. Yego. Hari abo muragarura? Urugero naguhaye ni nk'abo ngabo bakurikiranywe ibyo byaha. Yago. Yego. Nta nubwo iperereza ryahagaze, birakomeza, nta muntu n'umwe yumva ko ari hejuru y'amategeko. Yego. Mu nshingano za RIB harimo gukurikirana icyaha yiregewe cyangwa yibwirije. Ese muzategereza abazaza gutanga ibirego muri aba bose Yago yagiye avuga, abo basabe, abo baye mu Irene nabande n'aba Bruce Melody yabavuzemo, muzategereza uzaza gutanga ikirego, cyangwa namwe nka RIB mushobora kuvuga muti Yago yibasiye abantu, yatumye bangishwa abandi, reka twintervening? Ibyo uvuze koko hari ibyo RIB ikurikirana yibwirije cyangwa se ibiregewe. Ariko ibintu byo muri showbiz akenshi birimo amafuti menshi. Ntabwo uko amafuti yo muri showbiz aje RIB yajyamo. Gusa tubirebera hafi, tugakumira, tukagenda dukomakoma.
ntabwo ibyo dukora ntibimenyekane muri social media bivuga ko ntacyo twakoze. RIB iri mu kazi kayo neza, iri mu kazi kayo neza, abagenzacyaha babyuka bazi icyo gukora, bafite task zabo. Ibitamenyekana nk'uko mvuze byo muri bitamenyekanye muri social media ntabwo bivuga ko bitakozwe. Ikindi ibintu byo muri social media ni ibintu biri trick. Hari abo dukurikirana wabonye ko watiketse ko ari ibyaha bari gukora koko, wagerayo wamuhamagara mugate oya twatebyaga buriya ni kagatwiko, ni nubwo twabimenye nuko twabimenye bakavuga ngo bagiye gusohora indirimbo runaka, ibyo bintu by'agatwiko ngo biyibutsaga sosiyete ko bahari. Iki shaka kugaragara hano nuko ahubwo social media cyangwa showbiz bari kwidevelopa muri mediocrity. Nicyo nanjye kubwira ni ibyo by'agatwiko birimo kwangiza sosiyete. Muzakomeza muvuge muti twabatumije batubwiye ko ari indirimbo yari igiye gusohoka, reka tubireke, ariko abantu turi gukonsoma ibyo bintu mu by'ukuri barimo baratwangiriza sosiyete. Urumva hari aho utagomba kugera. Iyo kitaraba icyaha RIB ntabwo yajyamo, iyo kitaraba icyaha gusa ntiturindira ko kiba icyaha. Iyo biganisha kuba byaba icyaha, aho ngaho nibo tugira inama tukavuga ati nurenga uriya murongo uraba wuguye mu mategeko kandi araguhana. Aho rero sosiyete nyine ubwo ngubwo abantu baba bakeneye kwigishwa, n'ibyo baba bakeneye kwigishwa bakumva ko guteza imbere mediocrity, ibintu by'amafuti si cyo sosiyete nyarwanda. Urumva ikibazo gihari kari nijabo, social media platform isa nk'ikibuga, ni ikibuga mu by'ukuri cyaguyemo abantu b'ingeri zose, cyaguyemo abantu b'ingeri zose, abafite indero, abatazifite, abize media, abatarize, abafite ikinyabupfura kigerwa ku mashyi, abo bose barimo. Rero ni nk'inkota, social media ni nk'inkota yahawe abantu bafite izo kategori. Urumva nyine niho ugaragarira nyine imikoreshereze ya social media igaragaza character y'umuntu, igaragaza character y'umuntu, igaragaza indero ze, igaragaza discipline ye, igaragaza level ya education ye, ni ibyo ngibyo nta bindi. So ni ikibuga cyajemo abantu b'ingeri zose, kandi ntabwo wavuga ngo u Rwanda ntabwo rwavuga kuko bavuga ngo freedom of speech and expression, ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ntabwo bavuga ngo ugiye gushyiramo abize n'abatarize, abafite ikinyabupfura bo baba bagomba kugorororwa. Ariko nyine hariho abantu bagenda bagakora ibintu hariya bitagize ibyaha ariko by'amafuti, bya anti-values, bidafite indangagaciro nyarwanda na nkeya. Abo ngabo bagirwa inama, kuko uko indangagaciro ugenda uzitakaza niko ugenda usatira umurongo wo gukora ibyaha. Abo rero biciye mu biganiro nk'ibi ngibi, biciye ko ubona ushobora kuganiriza umuntu kundi, tubagira inama yo kuvuga ngo mwitonde. Social media ntabwo ari icyumba cy'inzu yawe wumva ko wakoreramo ibyo ushaka. Umenye ko hari abantu bakukurikira, kandi iteka umunsi uwo ari wo wose ushobora kunyerera ukaba wakubitwa inkoni n'amategeko. Izi ni social media ziriho rimwe na rimwe nk'abana, nshobora kuba ndambitse telefone yanjye ngiye nko muri douche akabona notification iraje, akabona ubwambure bashyizeho. Ibi bintu tuzajya tukomeza tuvuga ngo abantu bari kwigishwa, abandi turi kwangiza. Erega nuko mutekereza ko kwigisha biharirwa uruhande rumwe. Ubundi muri media, wowe uri umunyamakuru wize, muri media pillars za media nezi education, information, entertainment. Ubwo muri social media aba bantu bamwe bakoresha social media platform kwigisha kuri hehe? Ni ukuvuga ngo dufatanye. Ntabwo akazi ko kwigisha society ari akazi ka RIB, ka ministeri runaka. Ni akazi mwebwe mubifite no mu nshingano ya mbere, education, kwigisha no kwidagadura n'abantu, information, kubamenyesha amakuru. Rero ukagira na responsibility kuri society nk'umunyamakuru. Wababaza ati muhagaze mu nshingano zanyu neza, wansubiza gute? Wabaza media iba iri regulated cyangwa itari regulated, biriya bita ngo citizen journalism na professional journalism. Wababaza ko ufite igikoresho cya media
wowe uhagaze mu nshingano zawe neza ubabaza mbere y'uko bashifitinga iyo blame ku rwego runaka basubiza ngo iki. Twebwe nka RIB mu nshingano dufite ziri muri pillars 3. Iya mbere gukumira ibyaha, iya kabiri detection ariyo gutahura ibyaha, iya gatatu investigation ariyo kugenza ibyaha. Gukumira niho hazamo education. Kandi gukumira ntabwo hakumira kuko hakoreshejwe education kwigisha gusa. No mu burya no gufunga tuba dukumira. So kwigisha rero ni imwe component, ariko nka media iyo yifite nk'inkingi yitwa education, kwigisha. Kuvuga ngo rero muhagarare neza. Ikibazo kirimo rero nuko n'ababandi bayize usanga barafashe side, bari muri twa dutsiko kamwe gashyigikiye abibumoso kandi gashyigikiye abiburyo. Noneho ugasanga batangiye noneho muri za platform bafite nabo bari gukoresha bakwirakwiza ya mafuti yavuzwe n'akanaka. Turabihanangiriza ko ibyo byari posting amafuti yago yavuze, amafuti kanaka yavuze ari Godfather ari Jihad, ibyo byari posting ni icyaha ukwacyo. Kuba umuntu yabishyize ahagaragara ni icyaha kimwe, kuba wongeye wamufashe kubikwirakwiza ni ikindi cyaha. Rero icyo mbabwira ndagira inama umuntu wese uzi ko yari postinze cyangwa yakwirakwije amafuti yavuzwe na Yago, amafoto y'urukozasoni, ndabasaba ko mubisibe kuko ikiza gukurikiraho murakibona. Dr. ayo magambo soreje arumvikanisha ko RIB noneho ibi bintu urwego yabifatagaho wa mugani bigiye ku rundi rwego. Yego, urwego tubifataho ni urwego rwo gukumira no guhana icyaha. Nta kuvuga ngo timureke kuri postinga mugaza kubona ibikurikira, birumvikanisha ko ari urundi rwego bigiye. Impamvu mbivuga niki, abo bari postinga nabazura kaboze nukongera petroli mu muriro, nibo usanga banyirabayaza. Ikibazo gisa nk'ikibagiranye bakagira. Noneho abantu babibonyemo gucreatinga content, babibonyemo views content, babibonyemo uburyo bwo kongera kunguka. Ngo niba ukeneye insanga DM, niba ngo bikeneye insanga DM mbigushi. Oya, usibye nibyo ngibyo hariho abavuga ngo bagakora ikiganiro ngo kuri Yago Jihad ugasanga noneho bari gusubira muri ya magambo, bari kongera kuri playinga. Ese babuze izindi content cyangwa niya, ariko nyine mu isi ya showbiz akariho niko kavugwa. Ntabwo ari byo, nibo bagashyiraho kavugwa n'abandi, nibo bakavuga nyine, nibo bagashyiraho ngo kavugwe. Ejo ukongera ukabona undi yashyizeho ikindi kiganiro same, maze ikibabaza nabize media bari professional, twabonaga ko ari abantu bahagaze neza muri media, nabo bari muri uwo mutego ngo barasesengura. Sesenguzi rwose ni ngombwa gusesengura ariko hari rero umuntu buriya hari ikintu gitangaza muri bya biganiro tujya tugira dutumiramo abanyamakuru mu biganiro bitandukanye. Nigeze kugira uwo mbaza ntase burya kubera iki mwahisemo kujya mucuruza amatiku, ibintu bimeze nkuriya, ibiganiro birimo bikurura urwikekwe, bituma abantu bashyamirana n'abandi. Kuki? Icyambabaje ni wa munyamakuru nabonaga ko uri professional, nawe ufite uko yiyumva muri society, ufite abamukurikira, ngo doctor ngo burya amatiku ni yacuruza. Ndamureba numva birambabaje, ndavuga nese ubwo nawe koko ishuri wagiyeho warigiriyeho iki? Amatiku ni yacuruza. Urumva ukuntu ashaka gufata showbiz mu Rwanda cyangwa se entertainment. No kuvuga ngo hari abantu bakeneye nabo kumva ko ari part ya society, ibyo bakora byanze bikunze nabo bizabagiraho ingaruka, nibatigeraho ingaruka bizagira ingaruka ku bana babo. Ntabwo bari outside ya society barimo bakorera, bavuga ko bakorera. Birantangaza buriya bamwe nk'iyo batashye abana babo ibyo bababaza, nk'abari abapostinga ari amafoto, buriya batashye abana babo bababaza ibiki, ko babyumva, ko babibona. Abantu rero rwose bumve ko
ibyo ukorera muri sosiyete byanze bikunze bizakugiraho ingaruka indirectly cyangwa directly, cyane cyane iyo umuntu muri sosiyete bareberaho. Ibi birakorwa rero n'aba bantu bafite icyo basobanuye muri sosiyete mu muryango nyarwanda, bashobora gufatwa nk'icyitegererezo, ari abo wa mugani bafite n'abana cyangwa se tureberaho. Ntimubona ko birimo birangiza ahazaza h'iyi sosiyete dufite, cyangwa murabona byararangiye nta garuriro? Oya, igaruriro rirahari kuko uzarenga umurongo bazajya hanwa, ibyo ngibyo rwose ni ihame, ntawe tuzajenjekera. Ikindi ni uko ntabwo bikwiye kumva ko niba ufite abantu benshi ufite uburenganzira bwo kuvugiraho ibyo ushaka. Burya ntubu n'abayobora nubwo wumva ngo ni ba followers bose bajyaho bagatangira akavuga ngo bantu banjye babita babo. Ariko wareba nka buriya sosiyete nyarwanda icyiza cyayo irakura. Hari igihe kizagera bari abantu bavuga amafuti bakazajya babona unfollow. Kuko uko sosiyete ikura, irakura igaragara idashaka kumva ari amafuti, irakura ishaka kumva ibintu bizima, ishaka kumva ibiganiro bizima byubaka. Uko rero sosiyete ikura igenda itera imbere, hari igihe abangaba bazisanga nta kintu ntawe ukibumva. Ni ukuvuga ngo kuvuga ko igaruriro rirahari, minisiteri zibishinzwe, ibigo bibishinzwe, inzego zibishinzwe zose nzi neza ko ziri mu nshingano zazo neza, ibi barabikurikira. Ni nk'uko mu minsi ishize muri iki gihe hiharaje na ba bantu nyine usanga bajyaho bakavuga ibintu hariya ngo ni ubuhamya. Yego, twaje kumenya ko babaha amafaranga bakajyaho bakabeshya, ugasanga atanze ubuhamya bw'amafuti butabayeho, yagize ate. Akenshi usanga bisenya umuryango nyarwanda aho kubaka. Abo rero nabo tubabwira ko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Hari abo muratangira gukurikirana, urumva ujya kubona ukabona umuntu agiye hariya ngo ngiye ngo papa yatangiye kundongora mfite imyaka 9, ugategereza ikiganiro kikamara nk'amasaha 2. Hari ababivuga wakurikirana ngo ni ibyaha, niho twamenye ko baba bahawe amafaranga. Icyo gihe rero turabwira abantu ko bagomba kwitonda ibyo bakora, bishobora kubaganisha ku byaha. Ikindi ntabwo urumva ni kwa kumenyereza sosiyete mediocrity. Turababwira ko kubeshya. Hariho rero n'abaza noneho ugasanga avuze biriya yangiza akavuga ngo akageraho akatwandikira cyangwa se akampamagara, ugasanga nta n'icyaha kirimo. Nubwo cyaba kirimo n'icyaha ntabwo wakurikira ngo ubu ukibibonye, kuko baba babivuze kare, ibimenyetso ugasanga wanakurikiye ugasanga babisibye. Niba uri umunyarwanda mwiza ushaka gutanga amakuru ku cyaha cyakorewe kanaka, niwe kuki ubishyira ku rukuta rwawe aho buri muntu wese abibona, kandi wibuka neza ko uwitwa victim niba ari nko ku cyaha cyo gusambanywa aba agomba kubikirwa ibanga. Urumva ko nta n'ubumuntu burimo, ikigambiriwe n'icyo ari bubonemo. Yangiza akishyiraho ka kantu k'agakingirizo ko gushuka abantu ngo yataginze RIB. Ibyo ni ikiza. Ikindi hariho ubuhamya umuntu avuga ngo aratanga, ugasanga arasenya sosiyete, arasenya umuryango nyarwanda. Ukareba rero inyungu irimo n'igihombo kirimo, ugasanga ntiyabanje kubitekereza neza. Yego, ko hari nk'igihe umuntu ashobora kuza kuri Primo akavuga ati ngewe ndashaka gutanga ubuhamya bw'uburyo byangendekeye gutya. Mwene ubwo inama nziza nuko najya mbanza ngahamagara Murangira Thierry nkamubwira ni hari umuntu byagendekeye gutyo. Umva nkubwire kare nijabo, niba uri umunyamakuru wize, uze ziriya pillars zawe. Ikiza kizi social media platforms za YouTube urabanza ukayungurura, sibyo? Urabanza ukayungurura ukeditinga, kuko ibyavugiyeho byose siko bijyaho. Ugomba kureba igifitiye abanyarwanda akamaro, ugomba kureba niba iki kintu agiye kuvuga kitari bwe expose kanaka, kitari butume kitari mutera ingaruka runaka. Erega hariho ubuhamya umuntu ashobora gutanga ugasanga bwatanze bwakuriye hahamuka, bwakuriye umwiryane mu rugo, bwateye ibindi bintu bishobora no gutuma umuntu ahohoterwa. Yego nubwo ari suspect, ntabwo biba bigomba guca mu nzira y'ubutabera kugira ngo mu nzira y'ubutabera kugira ngo wa muntu ahanwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo kanaka bira bita mob justice
abaturage nibo bamwihaniye kubera ko yumvise ibintu byamuvuzweho kuri social media. Ntabwo rero social media ari urubuga rwo gukoreraho ibyaha. RIB irihanangiriza abantu bashaka gufata social media nk'urubuga rwo gukoreramo amafuti yabo, ibyaha byabo. RIB irabihanangiriza ibabwira ko social media yabereyeho gukoreshwa neza, ntabwo ari tool, ntabwo ari igikoresho cyo gukoreraho ibyaha. Ibi byitwa ngo ni showbiz, ubundi yagombye kuba ari entertainment, urubuga abantu baruhukiraho, bidagaduriraho. Apana kurugira urubuga rw'amatiku, rwo gushyamiranya abantu. Ikibazo aba bitwa ngo ni showbiz ntabwo bumva neza showbiz cyane. Abantu kwidagadura ntabwo ari ukubakurura mu matiku. Dr. hari twe abanyamakuru n'inshingano dufite kuri sosiyete bakomeje kugaruka ku bakora kuri izi mbuga bazikoresha, ariko hari n'abazikurikira, kuko urasanga abakurikira ibyo biganiro, umuntu ashyizeho ikiganiro cy'amasaha 2 cy'ubuhamya bw'ibyo biri kwangiza sosiyete, aho kugira ngo mugani bube n'ubuhamya bwo gukosora sosiyete cyangwa kugira icyo batungaho nk'itoroshi kugira ngo icyaha gikurikiranwe. Ariko ugasanga umuntu nk'uwo niwe kurikirwa cyane, niwe umuntu ajya kuruhukiraho niba asoje akazi wa mugani akavuga ati reka nkurikire iki kiganiro cy'uyu muntu uvuga ko wenda nyirakuru yamugiriraga nabi kuva akiri umwana, wenda hari icyo ndi bukuremo. Hanyuma aba bantu bo babireba bakora subscribe, urababwira ngo baveho, ntibari buveho sosiyete yo. Urumva sosiyete nayo nacyo ni ikindi kibazo, ni ikindi kibazo kiri muri sosiyete. Nabwo bigaragaza capacity y'abantu, bigaragaza level y'abantu, uko babona ibintu nuko babyakira. Ariko byose banyirabayazana ni bande? Banyirabayazana nababishyiraho. Ntabwo wambwira ko ikiganiro cyose kigisha kidakurikirwa. Urabizi hano hari abasore n'inkumi bakora za documentaire bafite views nyinshi, usanga ndetse harimo n'ubwenge bwinshi byigisha. Ariko nyine hariho n'indi sosiyete nyine idashaka kwiga, ishaka ikunda ibintu bya mediocrity nk'ibyo ngibyo. Abo rero nabo ndababwira ntiko burya igitangaje ubwonko uko bukora, uko ushyira mu bwonko ibintu niko bigenda biguhindura utabizi. Hari igihe abantu bumva amagambo yavuzwe muri social media hano, wajya kumva mwicaye muganira ukumva nicyo kiganiro kuzanye. Nkamubwira nti ibyo nibyo wumvise muri social media, muri za showbiz ntabwo ariko kuri. Urumva hari ukuntu ugenda uhinduka ibitekerezo utabizi. Gusa icyo nababwira nabo bahitemo neza, bahitemo ibiganiro bibubaka, nta biganiro by'aya matiku. Biriya ni sosiyete nayo rimwe na rimwe usanga ifite nayo ikibazo cy'imyumvire, nabyo bigaragaza level ya literacy. Ariko ubu ntabwo ubona ko ibi bintu turi kuvuga bishobora no kuba byaraturutse kuri izi mainstream media, bino binyamakuru, televiziyo n'amaradiyo, kuko iyo urebye naho content zaho ni content z'abantu bambaye ubujipo buhenuye, ni content z'abantu bameze gute. Sinkeka ko ariho byaturutse. Urimo urakebura social media gusa, ariko mainstream media yo ifite iki. Navuze media muri rusange, ariko nuko twari twibanze kuri social media, kuko sinzi ko hari mainstream nkuko wabivuze. Hari aho twari twabona amatiku nk'aya ngaya, ntaho nzi mu Rwanda. Aya matiku ari muri social media, kuko sinzi ko hari televiziyo ishobora gufata abantu ngo ihanganishe umuntu nkuriya wicari bavuge ari amatiku, ari amafuti. Ngira ngo umunsi ukurikiye yahita ifunga, abantu bavuga ati wapi. Ariko kuko iriya ari kamera ye na YouTube yaragenda akicara akavuga ibyo ashaka, nubwo burya yaba ari yawe ndugu yangu, nubwo iyo kamera yaba ari yawe, iyo YouTube channel yaba ari yawe, abo ubwira n'abanyarwanda, abo ubwira n'abantu, nta burenganzira na bumwe ufite bwo gukoreraho ibyaha. Akaboko k'ubutabera kazakugeraho. Abo bose turababwira igihe batumijwe hano ngo ubwisanzure bw'itangazamakuru, no wamaze se bundi wowe umunyamakuru akabura icyo avuga. Ubwisanzure bw'itangazamakuru si ukwisanzura usanza iby'abantu, ubangamira uburenganzira bw'abantu. Aba bantu rero akenshi ngira ngo twari twageze kugeraho tugira inama abantu bamwe. Turasaba abantu ibi bintu bya reposting nabivuze. Buriya bari abantu
nibo bashyiramo umuriro, nibo batuma ibintu bidacika. ni ukuvuga ngo nk'aho batafashe inshingano. Bamwe tuzi ko bari social media influencers bafite ababakurikira benshi, ubundi bakagombye gukebura bagenzi babo aho kugira ngo wongere uripostinga. Ibyo byo kuripostinga nawe uri gusangiza ya mafuti b'abantu bagukurikiye, kandi noneho ugatangazwa ko biri gukorwa na ba bantu bafite ba followers benshi. Ibyo rero biratangaje nabyo, kandi turabihanangiriza ko sibwo buryo bakagombye kubikora, ntabwo bishimishije na gato. Nabo n'ibyaha bari gukora byo gukwirakwiza, ntibize kubatangaza hari abagiye gukurikirana vuba. Ikindi gukora ibiganiro ngo ku byo Yago yavuze, ugasanga ahubwo uri kuri side ye uramushyigikira. Niko byatangiye, niko abantu bameze, bamwe bafashe uruhande abandi bafata urundi. Abo ngabo turababwira ngo guhera uyu munsi n'uwakoze ikiganiro avuga kuri Yago agikureho, uwari postinze amafuti yavuze ayakureho, nutayakuraho mu minsi mike urakurikirana, uraza gukurikirana, utayakuraho araza gukurikirana, kuko ibyo bintu bigomba gucika. Ariko Dr. aho ntabwo byumvikana. Ni gute umuntu avuga ngo abantu bangenzeho imyaka 4 ngiye ukanziza ko naje kuvuga ko ibyo bintu nanjye nari mbizi? Ntabwo Yago naza atanga ikirego cy'abamugenzeho. Nshobora kuvuga nti muri industry nanjye nabaye umuhanzi, ndabizi birimo ibyo by'amarozi, ibyo by'amashyari nkuko Yago yabivugaga. Ntabwo kare nijabo ibyo bintu, ariko nkuko Yago yabivuga, ni ukuvuga ngo nawe urashimangira ibyo avuga, kandi kuko bishobora kuba bihari. Niba bihari nibatangiye ikirego bikurikira. Hari nibitangaje umuntu ukajya kumubona yari umunyamakuru mwiza, ngo kuko ngo atangiye kuba umuhanzi runaka, atangiye kumenyekana, agahindura imyitwarire n'uko asa. Wabona umuntu watangiye n'uriho muri iki gihe baratandukanye. Icyo tubasaba, bibihiriza abantu, sibyo? Aba bantu bo muri showbiz bibihiriza abanyarwanda, bibabihiriza pe, bishyiramo amafuti. Turabasaba neza ko iyi showbiz bayireka ikaba urubuga rwo kwidagadura. Turasaba abantu ko batagomba, n'aba social media influencer, ko batagomba gutiza umurindi aya mafuti. Ntabwo bari gukemura ikibazo, ahubwo bari kongera ikibazo mu bindi. Ikindi nshaka kubabwira, ni gute wowe niba ufitanye ikibazo n'umuntu, ababyeyi b'umuntu urabazana mute? Nacyo nari kukigera. Umuryango w'umuntu uramuzana mute? Ibyo rero babireke. Ibyo nibyo bya bintu usanga ngo bitiza umurindi, bituma ibintu bigenda bifata indi ntera. Ababyeyi b'abantu nibabareke, n'ufitanye ikibazo n'umuntu diringa nawe, ujye mu nzego zifite ububasha bwo gukurikirana ababyeyi b'abantu n'abana b'abantu n'umuryango w'abantu, bawureke uruhande, bibakurura muri ibyo bibazo. Ibyo rero nibyo usanga bigenda bikubita ikibatsi muri cya kibazo gihari. Ikibazo rero ba social media influencer bakaza nabo bongeramo. Ariko urebye iriya message ya Yago, aravuga ati ngewe abantu ntibansaba imbabazi, ngewe kanaka nansaba imbabazi, arabizi ko namugiriye neza, arabizi ko ariko arahindukira arampemukira. Ibyo ni ibintu biri social muri societe. Nshobora kuvuga nti iyo ni therapy yikorera. Ariko niba uyikorera, reka gukururamo imiryango y'abantu, reka gukoreramo ibyaha by'ibitutsi, reka gukuriramo amagambo ashobora kukuganisha ku cyaha cy'ivangura n'amacakubiri. Ikorere therapy, uvuga ibyawe, akababaro kawe, ariko wirinde ikintu cyose gishobora gutuma urenga umurongo wo kugwa mu cyaha. Twisanze abantu bakorera therapy imbere ya kamera biturutse ubwo, si uko aho yakabaye ikorerwa tutahafite. Ntabwo ari uko hadahari, ahubwo ni ikintu cyo gushaka gukurura, kungukira mu bintu runaka. Ntabwo ari uko kubivugira kuri imbere ya kamera. Ntabwo icyo ashaka ari therapy, ni views. Kuko therapy uragenda ukabwira umuntu wizeye, uri bukumva kugira inama, hari asenda kugira inama. Muri comment bajya bazitugisha, ziba zimeze gute? Ziba zimeze gute kayinije? Ziriya comment bizi ko hariho hubwo usanga
bamwishe kurushaho bamututse bavuze ati wowe nta muntu ukurimo ugasanga byabaye bibi ahubwo ngo niyo mpamvu rero tugira abantu inama ntabwo therapy nyine hariho abantu bavuga ati reka nivugire bimvemo ariko nta feedback nkeneye ariko inside harimo akantu ko kuvuga ngo ndashaka gukoreramo amafaranga views ndashaka gukoreramo amafaranga izo views zize ayo mafaranga yinjire YouTube irabagaburira turabizi ni ukuvuga ngo rero icyiza bayikoreshe neza tuyibyaze umusaruro ni nacyo buriya leta iba yarayishyiriyeho niba yoroshya interineti ikihuta mu minsi mike turi muri 5G niba amabandozi agura makeya nuko leta izirikana ubwiza n'inyungu zirimo muri social media platform rero reka aba arizo dukoresha ariko ikindi nakubwira amafuti uzakoreramo amafuti ni ukuri pe icyo mbizeza bazajya bakurikirana hari ikindi ubona abantu bihangishe muri no minsi gushyira amashusho y'urukozasoni hanze ubundi se abandi bemera ko bayabafata byagenze gute kuyafata ni kimwe kuyakwirakwiza ni ikindi sibyo reka duhere kuri abo bemera ko bayabafata niba uyafashe ukayabika muri telefone yawe ntawe uzaza kureba muri telefone ubu urebye muri telefone z'abantu bamwe ibintu wasangamo ibyo rero nibiri muri telefone yawe ntawe ariko nabyo ubwabyo ni ikibazo kuko nkuko nabivuze hari igihe umwana wawe nawe niba umwana wawe nawe umuha telefone yawe urumva irimo ibyo bintu ni ikibazo usibye kubifata byo ni antivalues ni indangagaciro nkeya ariko niba nizo ndangagaciro udazifite bigumisha muri telefone yawe ariko igihe wabirengeje utangiye kubishyira muri group muri social media ubisangiza abandi bamaze gukora icyaha uwo ni umwe noneho uwongera kuri postinga nawe ni ikindi cyaha yakoze abo bantu ngo barereka ribu ngo uko ibyo ngo barereka ribu ko kanaka ngo yashyize amashusho hanze yangiza akayashyira hari yashyire muri DM ya ribu ubabwira uti uyu muntu aya mashusho yashyize hano ari kwirirwa yasakaza ushyire muri DM ya ribu ariko wishyize ku rukuta rwa ribu aho buri muntu wese abibona uri gusakaza kandi natwe tuba twabibonye turabona niko kazi dukora niko tubyuka tuje kureba mu gutahura ibyaha rero niba ushaka gutanga amakuru yaduhe ariko mu buryo buzafasha iperereza apana mu buryo bwo gushaka gusakaza nawe ubwawe ngo za views zirebe n'udukomantere banza bagashyiraho ariko twisanze aha hantu dute atiribu ubwo icyo uvuze ni iki muri make uba uri gusakaza Dr. turimo wenda tunasatira umusozo hari abantu tugaruke gato kuri yego hari abantu benshi yagiye avuga muri kiriya kiganiro muri bariya bantu hari n'umwe urabegera uretse nk'uko uri kuvuga uti bantu mureke gukomeza gukora ibiganiro bigaruka ku bya yago mureke hari n'umwe urabegera muri bariya bose yavuze wowe ati dore ngiye yago yaransebeje dore arambeshyera dore birana ngo atange ikirego nkuko nawe umusaba gutanga ikirego muri abo bose ntawe uraza usibye ko naza avuga ngo ni ugusebanya ntabwo ari icyaha dukurikirana kereka naza abyita ukundi bigaragara ko ari icyaha mu mategeko ariko ntawe uraza kuba rero ntawe uraza hariho wenda abo bitababaje babifashe nka showbiz bya bindi by'agatwiko hariho n'abavuga ngo bamwe ngo bashaka kuzamukira ku bandi ibyo rero ari ubireka hari uwaza kurega nawe byose byakurikiranwa mu buryo dusanzwe dukurikirana ibyaha hanyuma yago ati narahunze muramugarura cyangwa ikirego murakireka icyo navuze ukuboko k'ubutabera ntaho kutagera inama namugiriye ngira ngo yayumvise ni ukureka kugumya gupositinga biriya byaha iperereza rirakomeje ntabwo ryahagaze yego muri kurikora ariko adahari bivuga iki n'ubundi nubwo twarikora ahari atahaba ahari ni ku isi kandi ukuboko k'ubutabera hose kurahagera yego ingero turazifite nyinshi kandi rero ikindi naho yaba ari hose ibyo byaha nabyo birahanwa muri ibyo bihugu haba ari imikoranire hagati y'ibihugu no kohererezanya umuntu wakoze icyaha ibyo ni ibisanzwe Dr. turi gusoza rero
yego hari ubundi butumwa bwihariye wumva watanga mbere yuko dusoza? Yego, ubutumwa dutanga wenda ku buryo bw'umwihariko, mu buryo bwa rusange, turasaba abakoresha showbiz cyangwa abakoresha imbuga, turasaba abakoresha imbuga nkoranyambaga bari mu gisata cya showbiz, mu gice cya showbiz. Showbiz bivuga imyidagaduro, bareke kubihiriza abantu, reka showbiz be showbiz, bayikuremo amatiku, bayikuremo gukurana inzangano, bayikuremo ibintu byo kurema udutsiko, bayikuremo ikintu cyo kubona ko abantu bamwe, kurema udutsiko mu abantu, gucamo ibice abantu. Ikindi cya kabiri, kuba uri social media influencer, menya ko uri social media influencer, influencing abantu mu byiza, ntiwe influencing abantu mu bibi. Kuba ufite abantu bagukurikira, wagombye kuba hari nawe consideration wagombye kuba wiyumvamo ko ufite, wagombye kuba wumva ko ari inshingano ufite ku bantu. Abo bantu rero uba ugomba kubaha ibintu bizima, ibintu bizima bivuga bibubaka, amakuru, apana kubashora muri ayo matiku. Numvise harimo abadukanye ngo iby'amarozi, ngo ibyo kuzimyana. Ibyo ni ibintu byo muri showbiz biba muri sosiyete nyinshi, ariko ntabwo tubyifuza muri sosiyete nyarwanda. Noneho hari ibintu ubona n'ibyaha byo kuzana muri izo showbiz, ugasanga batangiye kuzanamo ababyeyi b'abantu, bataka famiye z'abantu. Niba ugiranye ikibazo n'umuntu, mubikemure mu buryo bw'ubucuti, buri amical, cyangwa se utanga ikirego. Ikindi ni uko hari abantu tubona muri showbiz bagenda bagatanga amafaranga, bayaha abantu runaka ngo batange ubuhamya bupfuye, cyangwa se bagira ibyo bavuga bitari bizima. Aba bantu turababwira ko ibyo bakora atari ibintu byiza, amategeko bashobora kuzisanga bari mu murongo w'amategeko, bawurenze, kandi amategeko akabahana. RIB ni urwego rwashyiriweho rubanda. Hari abantu benshi usanga bavuga ngo mu buryo buziguye, bavuga ngo RIB irasinziriye, ngo ntibona. Ubwo buryo bwo RIB turi mu kazi kacu neza, abagenzacyaha babyuka, ariko akazi bagiye gukora ko kurwanya ibyaha. Turasaba abantu rero ko bareka RIB igakora akazi kayo neza mu bunyamwuga bwayo, kuko hariho ababivuga baninura, hari icyo bashaka kwereka sosiyete. RIB ntabwo igomba gukoreshwa nk'igikangisho, ni urwego rw'abanyarwanda, kandi RIB ntabwo ikora kuko hari umuntu wayishyizeho igitutu. Uko guhora bayivuga ni nko kuyishyiraho igitutu, ariko ibyo byose ntabwo igitutu aricyo gikora. Hariho n'abandi basigaye ubona bashaka nko kuyikoreraho nka chantage, gusa si byiza, ntabwo ari byiza na gato. Ariko ubwo yabikora neza nk'uko babivuga, twari kwisanga turi gukora ikiganiro nk'iki kibwira abantu ngo muve muri ibyo. Ntabwo gukora neza bivuga ngo kuba RIB ikora ntibivuga ko icyaha kitazakorwa mu Rwanda. Ibyo ngibyo abantu nabo babivuga bari kubikoramo ibyaha already. So ni ukuvuga ngo gukora neza ku rwego ntibivuga ngo nta cyaha kizabaho mu Rwanda. Sosiyete aho iva ikagera, hariho sosiyete ihitamo gukora neza n'indi igahitamo gukora nabi, kandi imitima y'abantu nyine abanyarwanda siko bayivuze ngo babaje imitima ntiyayiringanije. Ikindi ni uko gukora ku rwego, abo babivuga biterwa n'uruhande bahagazeho uyu munsi. Uyu munsi araza avuga kubera ko ngo hari uwamuhamagaye ngo amukorere ngo ubuvugizi, akaza avuga ati RIB ntifunga rwose, abantu bakidegembya. Ejo haba hari undi wamuhaye amafaranga ngo amukorere ubuvugizi, RIB irafunga cyane. Urumva iyo double standard iri muri social media nayo ntabwo urumva nta idafasha abanyarwanda, ahubwo irakurura urwikekwe hagati y'abaturage n'urwego. Ni muri urwo rwego rero muri showbiz no mu bindi bice
abantu tugomba gukoresha social media neza twirinda ibyaha ibyo ari byo byose byakorerwamo. Tugasaba rero abantu, abo bantu nabo bagenda bakurikira bavuga ibintu nk'ibyo bakore unfollow. Niba ubona ibintu baguha bitakubaka, kora unfollow. Ikindi nababwira, za repost z'amagambo, za repost z'amashusho y'urukozasoni, za repost wa muntu wari postinze wese cyangwa se wakoze ikiganiro n'ubundi gikurura gishyira umuriro muri ibi bintu biri kuvugwa, mubikureho. Kuko ibyo nibyo bituma abanyarwanda nako abantu bamwe bagumya kugera muri icyo kibazo, kandi mu by'ukuri si n'ikibazo gikomeye, ni ikibazo cyoroshye gusa kigumya gukuririzwa n'aba bantu bo muri social media, kuko nabo bari kubikoramo ubucuruzi, bari kubicuruza. Yego Dr. hari ikintu wakomojeho cyo gukoresha abana mu biganiro nk'ibi byo ku ma YouTube na hehe, byo murabona bigenda bigabanuka, birafata indi ntera? Byo gukoresha abana byo ntabwo navuga ngo birafata indi ntera. Hariho ababikora bisa nkaho ari ugutera ibuye mu gihuru ngo babone ikivumbukamo. Gusa icyo nababwira, nta mwana wo gukurwa muri social media ibi bintu muri izi showbiz. Hari abantu bibeshya ngo kuko ngo umubyeyi we ngo yamuhaye uruhusa, ngo kubura umubyeyi wawe ntawe ntufite uburenganzira bwo gukorera umwana wawe icyaha. Umwana ni uw'igihugu, ntabwo ubona abahanwa bakoreye abana babo ibyaha. Abana nibabareke bibakurura muri ibyo bintu. Kuko sinzi umubyeyi nigize mbona wajyaga gusabira indezo kuri YouTube, arimo arega umuhanzi avuga ati urumva nkeneye indezo, n'abanyamategeko nkabona ikirego bacyanditse n'impapuro bazishyize muri YouTube. Urumva icyo ni nacyo kibazo, icyo kibazo cy'abo bantu nk'abo ngabo uvuze. Abanyamategeko bameze gutyo, utanze ikirego ugiye gushyira muri YouTube, utangiye kuvuga ngo uyu mwana ngo ari gusabirwa indezo, uwo mwana we wamurinze ku izina rye rigomba kurindwa. Ubundi ayo mategeko wize uzayakoresha ryari niba utayakoresheje urinda umwana? Urumva ni ikibazo cya sosiyete y'iki gihe. Ibintu byose showbiz, ariko biri icyo biba bivuga ni ugutera igitutu inzego za leta. Ariko icyo nababwira, icyo gitutu ntacyo gifata. Kuba wajya muri social media ukavuga ngo watanze ikirego cyasuzumwa kigasanga ari amafuti kidafatika, ntikizakurikirana. Wajya muri social media ukavuga ngo watanze ikirego twakireba tugasanga ari ikizima koko gifatika, kizakurikirana. Ibyo rero byo kujya muri social media, ese uzi ko nabo basigaye babikora kugira ngo